Yes, twongeye kubasuza bakunzi bamenya vuba TV, tuguma dushimira urukundo mukomeje kutwereka. Breaking news nuko umuhanzi Bruce Melody wagiye hariya mu gihugu cy'u Burundi gukorerayo ibitaramo bidasanzwe, yatawe muri yombi akigera i Bujumbura ashinjwa ko hari amafaranga abereyemo umwe mu bashoramari bakomeye unategura ibitaramo. Mu mpera za 2018 nibwo hamenyekanye amakuru yuko Bruce Melody yatumiwe mu gitaramo cyo kwizihiza Noheli cyagombaga kubera mu mujyi wa Bujumbura kuwa 25 Ukuboza. Bitewe n'ibibazo by'umutekano wari utaramera neza i Burundi, Bruce Melody yafashe icyemezo cyo kutajya gutaramirayo, niyanasubiza avance yari yahawe ku mafaranga yari guhembwa. Amakuru rero yamenyekanye nuko ubwo abari bateguye iki gitaramo bumvaga ko uyu muhanzi agiye kujya i Burundi, batekerezaga ko wenda bakumvikana bagasubukura umushinga bari bafitanye. Cyakora ngo siko byagenze, kuko uyu muhanzi atigeze avugisha uwari wamutumiye, ndetse ngo nta n'ubwumvikane bwabayeho. Wari watumiye Bruce Melody waruzi ko uyu muhanzi amaze gusesekara hariya i Bujumbura ndetse agiye gukorerayo ibitaramo, yakomeje kwizera ko bazaganira, ariko arategereza araheba kugeza ubwo uyu muhanzi ageze i Bujumbura asanga undi yamaze kuregera polisi, maze polisi ihita imuta muri yombi. Nyuma yo gutabwa muri yombi, Bruce Melody yarekuwe amaze kumvikana n'uwo abereyemo umwenda n'imishyikirano yabereye kuri polisi, kuri station ya polisi. Uyu muhanzi rero Bruce Melody umaze kubaka izina, afite ibitaramo bidasanzwe hariya mu gihugu cy'u Burundi, aho nyuma yuko hari abahanzi bamaze kujya bajya gutaramira hariya i Burundi, na Bruce Melody yamaze gufata icyemezo cyo kujya gutaramira hariya i Burundi. Muri buka social mura yagaragaye hariya mu gitaramo cyari kirimo abastari benshi, harimo ba Big Fizo, abastari bagiye Kidumu nawe yarahari icyo gihe social mura yakoreyeyo, cyari igitaramo kidasanzwe. Ubwo rero yabaye nk'utinyura abandi banzi, na Bruce Melody nawe akaba rero yagiye gukorerayo ibitaramo bibiri ibidasanzwe. Ni igitaramo kizaba kiri one man show, aho Bruce Melody azamara amasaha 2 n'igice ataramira abarundi cyangwa sataramira abatuye mu mujyi wa Bujumbura. Bruce Melody rero afite ibitaramo bibiri, hariho igitaramo kizaba kuwa 5 tariki 2 z'ukwa 9 kizaba 2022. Icyo gitaramo rero kizatangira saa 11 kikazabera kuri Zion Beach abi Bujumbura barahazi. Bruce Melody rero yakoze amateka yo kuba ari we muhanzi wa mbere uturutse mu Rwanda ugiye gutaramira abarundi ku mafaranga menshi cyane, aho kwinjira bizaba VIP ari miliyoni 3. Urumva ko ari ibintu bitangaje, miliyoni 3 z'amarundi, no kuvuga ni hafi n'ibihumbi 800 by'amanyarwanda, aho mu yindi myanya ariho VIP Prime bizaba kwinjira ari ibihumbi 350 by'amarundi, mu gihe indi myanya nanone ya VIP ntoya kuri iyo ya 350 izaba ari ibihumbi 200, mu gihe abasanzwe bose bizaba ari ibihumbi 100. Icyo gitaramo rero kizaba kirimo abagwiza tunga cyangwa se abaherwe bahariya i Bujumbura gusa. Mu myanya rero y'abandi abo dukunze kwita ba mukubito umwice, mu mbabare gukoresha iryo jambo, kwinjira bizaba ari ibihumbi 100 byonyine. Icyo gitaramo mvuze yuko kizaba tariki 2 z'ukwa 9, bizaba ari vendredi. Urumva ko Bujumbura ibintu n'ubushyuhe. Bruce Melody ntabwo azahagarikira aho ngaho, ahubwo kuwa 6 bizaba ari tariki 3
z'ukwa 9 naho hazaba ikindi gitaramo kizabera kuri Messe de Officiere, nacyo kizaba ari igitaramo kidasanzwe, aho VIP bizaba kwinjira ari ibihumbi 50 muri VIP. Dutandukane na cya kindi cy'abagwiza tungwa, aho VIP zaba ari miliyoni 3. Ahangaha rero urumva ko bizaba ari ibintu bisa nkaho bahaye na babandi baciriritse, babandi binjiza amafaranga make ya kwinjira bizaba ari ibihumbi 50 muri VIP. Noneho babandi basanzwe ari bo twavuga ngo ni bamukubita umwice, murongera kumbabarira gukoresha iryo jambo, kwinjira bizaba ari ibihumbi 10. Bruce Melody amaze rero kuba umuhanzi udasanzwe, aho yagiye mu gihugu cy'u Burundi, ndetse nabonye amashusho ku mbuga nkoranyambaga za hariya, byagaragaye yuko ya balabasi ye, ya modoka ye yavugishije abantu benshi, nayo yayijyanye i Bujumbura. Ni nayo modoka yaje rwose. Bruce Melody yari paritse hariya ku kibuga cy'indege, Bruce Melody ahita asohoka, ni nayo modoka yahise yinjiramo aritwara. Ariko hari ku mbuga nkoranyambaga za hariya i Burundi, kuri iyo modoka ya Bruce Melody yagaragaye rwose ifite ivumbi ryinshi, wakibaza ngo nta n'agatambaro bari bafite ko kuyicishaho, ariko wenda ntawamenya, ushobora gusanga yakoze urugendo rurerure biba ngombwa yuko bayijyana isa kuriya. Bruce Melody amaze gukora ibitaramo bigiye bitandukanye, ndetse mu minsi yashize yavuye hariya mu bihugu by'Uburayi, aho yazengurutse mu bihugu bigiye bitandukanye. Bruce Melody rero agiye gutwika Bujumbura, agiye gukora ibidasanzwe, nubwo rwose yahuye n'iyo myaku agatabwa muri yombi, ariko ubu ikibazo cyamaze gukemuka, ibintu bimeze fresh. Bruce Melody akaba akunzwe mu ndirimbo bita ngo akinyuma, ndetse hari nizo yagiye akora mu minsi yashize, cyane cyane ikinya, Katerina, hari indirimbo yakoranye na Harmonize, hari indirimbo yakoranye na Calligraphy John, nayo yakunzwe cyane, ndetse akaba yarayiririmbanye na Calligraphy John ubwo yazaga hano mu mujyi wa Kigali hariya murare. Na Bruce Melody rero amaze kubaka ibigwi, ndetse amaze gutunga amafaranga menshi cyane bitewe n'ibitaramo agenda akora bigiye bitandukanye. Bruce Melody muzi yuko ari we nyiri televiziyo ya Isibo TV, nubwo wenda ashobora kuba harimo abafatanyabikorwa bagiye batandukanye, ariko Bruce Melody niwe muhanzi ukize hano mu Rwanda umaze kwerekana ibintu bidasanzwe. Bruce Melody rero ni munyakazi, akora ibintu bidasanzwe, ndetse akora indirimbo hit by hit, umwaka ku mwaka, ndetse bigoranye kuvuga yuko wazamukura kuri hit mu buryo bukoroheye. Ni Menya Vuba TV twarabiyemeje, twarabihaye, kandi koko ntago tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Niba utarakora subscribe, mana we urimo uracikwa n'amakuru abagezweho, yaba amakuru y'ibyamamare, amakuru ya politike, amakuru y'utuntu n'utundi, amakuru ya technology. Ni Menya Vuba rwose, amakuru yose ushaka, ndetse ukeneye kwiga ibintu bigiye bitandukanye, sinzi impamvu utakora subscribe kuri Menya Vuba TV. Reka rero mbabwire ngo Nyagasani akomeza abahundagazeho umugisha, mwebwe mwese mukurikira ibiganiro byacu, ndetse kola like, kola share, ukore na comment. Twarabiyemeje, twarabihaye, kandi koko ntago tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Reka rero tubonane ubutaha, muhorana nande, muhorana na Bukalifu bagezaho ibintu biba bigiye bitandukanye. Ciao, Nyagasani abahundagazeho imigisha. Bye.